Kaminuza y'u Rwanda yabaye imwe muri kaminuza 5 zahiswemo na Mastercard Foundation mu guhabwa igihembo ku rwego rwa Afrika cyitwa Africa Higher Education for Transformation Prize. Ni igihembo rero cyahawe university zigaragaza yuko zabaye indashyikirwa atari mu kwigisha gusa cyangwa ubushakashatsi no guhanga udushya, ahubwo no kugira uruhare rugaragara mu guteza imbere igihugu Afrika, ndetse akaba uburyo babikora n'izindi university muri Afrika za kwigiraho. Twebwe university ni nyinshi muri Afrika murabizi, twebwe turi mu gice cya excellence in health. No kuvuga ngo icyo twakoze twagerageje kwerekana urugendo rwacu nka kaminuza y'u Rwanda ko yagiye ifasha igihugu na societe muri rusange, haba nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, uyu munsi icyo turi gukora cyane cyane mu buvuzi nk'uko mubibona, cyangwa nk'uko mubizi kaminuza yaba ari kaminuza National University of Rwanda cyangwa se Kigali Health Institute n'izindi zose zahurijwe hamwe na gukora kaminuza y'u Rwanda, zagize uruhare rufatika haba mu training cyangwa se mu kwigisha, ndetse haba no kugira ngo dutangire uyu munsi turi kuvuga gukora inkingo, turi kuvuga gukora ubuvuzi burimo n'ikoranabuhanga. Ibyo byose rero urwo rugendo rwose twararwerekanye, aho ibihumbi 26 by'abanyeshuri byasohotse muri kaminuza kuva muri icyo gihe. Turabyerekana, turavuga tuti dutekereza yuko turi indashyikirwa mu ruhare kaminuza y'u Rwanda igira mu guteza imbere ubuvuzi mu Rwanda, ariko uburyo tubikora ndetse dufashwamo na leta nka 4x4 ni ibintu n'ibindi bihugu nabo byakora. Rero kino gihembo gisobanura iki, ariko nanone mugiye kugikoresha mute mukomeza guteza imbere uburezi? Iki gihembo nubwo cyerekana akazi kari gukorwa mu bijyanye n'ubuzima, medicine and health sciences, ariko ni igihembo kigaragaza aho kaminuza y'u Rwanda igeze. Ni icyemezo cyari gikomeye, tunashimira guverinoma guhuza kaminuza zose ukazihuriza muri imwe. Ni ikintu gikomeye cyerekana yuko iyo abantu bahuje ingufu, bahuje imbaraga, hari ibihinduka. Urugendo rero ni rurerure, twatangiye amaprograma menshi ajyanye n'ubuvuzi ndetse n'izindi areas cyangwa se n'andi mashami, turabikomeza. Ariko iki gihembo nabwo nk'uko twari twanabisabye ni ukudufasha kwerekana isura ya kaminuza, isura nziza ya kaminuza, atari mu buvuzi gusa ahubwo mu mashami yose, ndetse no kudufasha gukosora no kongera ibyo dukora. Nababwira ko nk'umwaka ushize na uyu mwaka muri kaminuza hasohotse ubushakashatsi bugera ku 1000 publication, ariko zose usanga zihuye na gahunda y'igihugu NS2 ndetse na SDGs 2030. So ni ibintu tubona yuko bizakomeza kudufasha gukora neza ndetse no gutera imbere. Nshimira nyine guverinoma y'u Rwanda iduhaye amahirwe, ariko na Mastercard Foundation nayo iduhaye iki gikombe nk'imwe mu mayuniversity 5 akora neza muri Afrika. Ubu bushakashatsi ni muri rusange, ariko muri health niho urebye dufite bwinshi, gera kuri 447 muri uyu mwaka gusa. Bikwereka rero yuko hari aho tugeze, ariko uragendo narwo ruracyari rurerure kandi twifuza gukora byinshi kurushaho. Umwihariko wa kaminuza y'u Rwanda ni uko ubu ngubu nitwe dufite amashami menshi yigisha ibijyanye n'ubuvuzi, ikabyigisha ku rwego
Rwanda graduate icyiciro cya mbere cya kaminuza, kuri masters cya kabiri ndetse no kuri doctora, ndetse hari n'ibyo bita subspecialization, kuvuga ngo babandi b'abahanga nk'abavura impyiko. Ibyo byose kaminuza ku bufatanye na guverinoma y'u Rwanda turi kubikora. Ariko wenda icyo nakubwira abantu benshi bazi yuko tujye twumva nko mu buvuzi akenshi utekereza abadokiteri, ugatekereza wenda n'abaforomokazi, ariko buriya hari n'abandi benshi babafasha, bakora muri za lab, abatayira ibinya, byose ibyo byose turabitanga muri kaminuza, nka kaminuza nyine y'u Rwanda ari nayo nini kugeza uyu munsi mu Rwanda. So ariko hari n'ibindi twinjijemo nka biomedical engineering, digital health, ni ibintu nabyo turi kugenda dukoraho. Ntekereza rero yuko mu Rwanda urebye nitwe dutanga amashami menshi kurusha ayandi mashuri makuru.